kwa kundi tubwiriza duhagaze ku gatuti inzuki ziranzenguruka zinzaho babura umuntu babona inzuki ndi kubwiriza muri concert nje kubona mbona umusazi aturumbutsa aho ngaho baba we araturumbuka araza araba ngo nsengera we afite amadiredi arebeshe ijisho rimwe kandi rindi tarapfuye umusazi atepfukama abagiye ko niba hari mwari mugorori yoza hari nabandi benshi batandukanye yego akimara gupfukama mu bitana nk'ibyo ngibyo bya international nagenda nagimakasi mu ikote ijwi ry'Imana ryarambwiye ngo aka kana nutagatera umugeri uraburi gurengera numvisha ubwoba bumfashe ubwoba buramfata uhereye mu maguru mu nzara ubwoba buramfata ariko nihagararaho nk'umuntu uri kubwiriza yego nsubira inyuma nitonze costume tubwiriza turi za Nyaruguru n'ahandi ntabwo ariyo twabwiriza turi Nyarugenge yego mfite costume y'ikibabi y'inzungu ariko nyambara ndi mu mwuka w'Imana nasubiye inyuma navuga ati Uwiteka Mana bibuka ushaka nagateye umugeri kikubisa hasi gahinduka ipusi akana ninge byabayeho aravuga ati reka mbabwire bakiristo baterane hanga kandi ari n'umudiyakoni yego ategura ameza y'umwami ntabwo bantu bari dukurikira bari kubyumva ari umudiyakoni ategura ameza y'umwami ari ukaranga inkoko y'umushumba ari umurozi wabyumvisha imbaraga z'Imana yo zaje rero mwumvishe yego ntawe zitafata ayita bamuha mikrofone azamura ukuboko kw'iburyo aravuga ati ngiye kwatura Imana iransuye munshe mu mpagarika ari ku bugingo bwanjye buzima yego avuga uburyo mu kimuga iwo mu kimuga yoroye inzoka 3 z'impiri zivuga amajwi nk'ay'abantu utabeshye yoroye inzoka 3 z'impiri zivuga amajwi nk'ay'abantu azororera mu nzi we azirogesha abantu amahembe urabona y'amahembe bayakoherereje biza bimeze nk'isasu paf ahantu hari umwenge hose hagatunguka amaraso zimutegeka yuko izo nzoka zivuga amajwi nk'abantu ajya kura umucanga muri sebeya awujugunye mu rusengero kugira ngo abakristo baza gutahira ijambo ry'Imana baze gutahira ibitoki yego yarihanye avuga abapastori yaroze bapfuye kwizina kandi nasengeye umuntu ufite ibiro 120 w'umudamu aruka ibikeri 7 nayishamo inzoka 7 nayishamo inzoka 7 ukica inzoka ukongera ukarara mu nzu nayishamo inzoka 7 kuko ngiye mu myumvire yanjye no mu myizerere ntago mpunga barozi ahubwo ndasenga wumvishe umuroza akimuka tubanda mugira umutima ukomera tega amatwi rero wumva uko byagenze cyangwa abadukurikiye bumva imbaraga z'Imana ngisha inama umudiyakoni dusengana arambwira ati rero uzagura amafi yamahwa uyacanire kumbabura wa mwuka na munuko nibisakara mu nzu nta nzoka izongera kugutera ahubwo kuri uwo munsi nabikoze inzoka zikiyongera haleluya hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana Imana ntabwo icyubahiro noneho ikibazo kiva ntange mu mudugudu wumvisha umukuru w'umudugudu n'umuyobozi w'umutekano baza kungira inama ngo nzemuke ndavuga ati ngiye sinshobora kwimuka wabyumvisha nese bakanga kwimuka ushingiye kuki yirese ntabwo nakwimuka nimuka umuroze noneho icyo kiba kivuyeho kigera mu kagari baza kungira inama kigera mu murenge dore uko byagenze rero inzoka ya 7 nayikubite ku kibambasi cy'inzu mu cyumba ya 7 nayikubite mu kibambasi cy'inzu icengera ku muturanyi wanjye yego kuva uwo munsi iryo joro yari ari gutaka ngo pasiteri we ngo mbabarira we ngo ziranzoka ninjye wazizi guteza we dufata rekodi ba mudugudu baraza umuntu ari gutaka ayo ni amakuru byabaye hano mu murenge wa Kimisagara mu kagari kakamoza mu mudugudu wa Tetero ngo iki wabyumvisha noneho kuko yasengeraga muri indi dini yego bamugira inama yuko agomba kwimuka yimukira Bishenyi batarahasenya ageze Bishenyi akubitana n'umurozi umurusha ubuhanga nawe baramuroga yapfuye yishwe n'ibirozi ibyo yatezaga abandi niyo byamuhindukiranye ngambire kuvuga iki rero uko wagenje niko zagenzwa yego tuboneho kubwira abadukurikiye yego imbaraga z'Imana ziracyakora yego
ntabwo imbaraga z'Imana zigeze zicika intege. Yesu wacu imbaraga ziracyuzuye, ubutatu butagatifu buracyakora ariko bukorera mu mitima yejejwe. Amen. Ijambo ry'Imana rero riravuga ngo dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Nabonye umuntu w'umunyacyubahiro. Yego? Gumunyacubahiro waturutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Yego. Mu Bugesera. Twari turi kumwe n'umushumba witwa Ruyenzi Ernest. Biterane bagitangaje ku mugaragaro. Bamuhaye kubwiriza biramunanira. Bamuroza se? Byaramunaniye. Araseba, aseba na masters, aseba na doctor muri theology, araseba. Kandi Imana itazigera ituma izina ryawe rituka. Yarasebye mpita nkomereza aho ngaho. Benye umuntu. Yego? Yego. W'umunyacyubahiro. Twahuriye mu giterane yateze indege. Yego? Yego. Batwakiriye kuri hoteli. Sha, yihanaguza ikariso mu giterane. Toka shitani. Yihanaguza ikariso mu giterane. Ayikuyeze. Urakoze cyane nukuba aho bari baduhurije abakozi b'Imana batandukanye bari batugeneye ahantu tugomba kurara. Ariko tukajya dufata n'iminota 30 kugira ngo dusengere uwo murimo. Uwo nguwo rero bamuzanye aje kugisoza ariko tutarabanye. Uzi byakurikiyeho? We yaraje ruhukira kuri hoteli ngo bamuha umukobwa wo kumushyushya. Ngo bamuha umukobwa wo kumushyushya. Uwo muvuga butumwa. Ni umupasiteri, ntabwo umuvuga ni umupasitori. Ngo bamuha umukobwa wo kumushyushya, wumvishe ngo kugira ngo aze kubwiriza ngo atuje ngo atekanye. Haryo ubwo yari umukobwa wo kumushyushya cyangwa yari umukobwa wo kumukonjesha? Ntabwo tubizi. Nuko babivuze nyine. Yamushyize muri barafa ahubwo barapfundike. None umva uko gahunda zimeze. Aracikwa, wumvishe bitewe n'ibikorwa n'ibyaha yari arimo. Hashiduka amasaha y'igiterane atangiye. Arakaraba vuba afata ikariso y'umukobwa, yari ikariso y'inzobe y'umweru. Wumvishe? Y'umweru. Kariso y'inzobe baho. Ubwo nyine uwo mukobwa basambanye wumvishe wenda ubwo yari inzobe. N'urugero. Ni umwuka ubikuhishura. Ni umwuka akomeje kuhishura. Afata ikariso y'umweru. Yiba aribeshya ajya mu muswara. Ayishyira mu ikoti. Bibonesha amaso. Arabwiriza igicokere kimwinshi. Akora mu ikote noneho agira gutya. Akajya yihanaguza ikariso. Yagize umuswara. Yihanaguza ikariso. Yagize umuswara. Umupastori muzima. Yihanaguza ikariso. Wumvishe yaraye mu hoteli gusambana. Wumvishe? Noneho twese turikanga. Wari ushinzwe protocole aragenda ahita mwirukana ku ruhimbi. Mbibonesha amaso yanjye. Ngambire kuvuga iki rero? Abakomeye n'aboroheje twese turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Umwaka mushya muhire kandi amahoro y'Imana nayongera ganze kuri mwese mwe mubana natwe umunsi ku munsi, nizere ko mumeze neza. Nitwe Nongera Bernard tugarutse hano turi kumwe n'aba mukozi w'Imana. Nitwa Bigirimana Rora. Bigirimana Rora, waramutse neza? Waramutse neza nawe? Urashima Imana? 5 kuri 5. Wambaye neza, ushatse wabanza ukama nka 2 by'idolari. 2 by'idolari. $2 so Imana izatanga amafaranga ejo bundi. So ngo urame 100. So naba mfobeje uburyo umeze. Oya. Fanta. Norwenda bana. Nuko Rwenda bana. Yes. Hanyuma ngira ngo murabona ko rwose Rora yambaye neza, rwose pe. Bigaragara ko uri mu umwuka w'Imana. Uyu mwanya munyemerere nsaba Imana ize kumfasha kubikontrola neza kuko nkurikije amavuta mbona Rora uzanye arasaba kuyagendamo neza. Birasaba kugendana nayo neza. Rora, hanyuma ndagira ngo abantu badukurikiye wenda hari n'ubwa mbere n'abantu banye natwara ubwa mbere, ndashaka ko abantu babanza kumenya Rora nindi. Ubundi amazina yanjye niswe n'ababyeyi. Nitwa Bigirimana Rora. Bigirimana Rora. Haba ndi umugabo wubatse. Ufite umugore umwe n'abana 4. Umugore umwe n'abana 4. Abose babyaranye n'umugore umwe. N'umugore umwe. Nta wa kabiri ngiye. Yes. Haramvuka mu gice cy'Iburengerazuba. Hiryo ngiye. Yes. Ubwo reka tureke kuvuga wenda secteur. Twari kuba secteur cy'akarere kuko barankurikira. Baje mu Burengerazuba. Aho ngaho baje mu Burengerazuba. Yes. Hanyuma Rora, ngira ngo urumwe mu bantu bafite amateka akomeye kandi maremare. Yes. Ariko cyane cyane mu bantu basenze
abantu basengewe, abantu babonye Imana. Hari abantu benshi bagenda bavuga turamuzi, njya mbona no mu biganiro tugenda dukora, bamwe bagenda bavuga ngo Rora turamuzi, wacu yaraje tubwiye ibi nibi, twariyanye twarakijwe. Ariko dushaka kumenya neza Rora bundi watangiye gukorana n'Imana ryari? Natangiye gukorana n'Imana kera, kuko ngewe navukiye mu rugo rukijijwe. Ubwo se kera uvuze ni ryari? Ni kera 96. 96. Mu myaka 30 urumva itirenze. Ubwo watangiye gukorera Imana ufite imyaka ingahe? Hagati ya 13 na 14. Warakana gatoya. Akana gatoya. Yego. Tuvuka mu muryango. Wari wakoze bitemewe? Oya. Nta muntu utarugize imyaka 18 ugomba kugaragaza impano. Byari umuco w'Abisiraheli. Ariko muri iki gihe nabyo bigenda bihinduka. Nkaba mvuka mu muryango ukijijwe, ababyeyi baracyariho, twavuze turi abana 11, turiho turi abana 4. Yego. Muri abo bana bose nta numwe wigeze wicwa n'isasu. Ahubwo n'uburwayi busanzwe. Bose barapfuye. Ubwo n'abana 7 bose barapfuye. Turiho turi abana 4. Yes. Ntangira ivuga butumwa umurimo 96. Ndagapeti. Ngumwana. Imana igenda inteze intambwe. Nje muri iki kiganiro cyo kongera kubwira abadukurikiye. Yego. Yuko mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana. Yego. Kandi nta kintu kibasha kuyinkuraho. Amen. Naho insengero zose zafungwa mu Rwanda zigafungwa zigahanagurika. Urusengero rwanjye ndarugendana. Wose? Ufite urusengero? Ndarufite. Rwawe? Rwanjye. Rufunguye? Rwemewe. Rufunguwe. Rwujuje ibisabwa. Ruberamo n'amateraniro. Rwujuje ibisabwa. Rubamo korali. Rwujuje ibisabwa. Ndagira nti noneho Rora utwishemo. Urwo rusengero n'uruye. Pawulo yaravuze ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari urusengero rw'Imana. Ubwo nari nangiye kugira ngo twishe mufite urusengero kutari amatere. Naho gaho. Yes. Noneho nkaba maze kuzenguruka u Rwanda inshuro 4. Ugenda ugiye kugira ute? Mwivuga butumwa. Yego. Mu Rwanda nta murenge n'umwe ntarakandagiramo. Oyas. Imirenge y'u Rwanda yose nayikandagiyemo. Ukoresha amatike ugenda? Kubw'umurimo w'Imana. Ra urufite n'amafaranga. Oya. Ahubwo Imana izaduhemba tugeze mu ijoro. Amafaranga yo mu murimo w'Imana ntago ubona hana turuka kuko Imana yishakira igitambo. Yes. Muri izo ngendo zose nakoze rero nabonye kugira neza kw'Imana. Nabonye ibitangaza by'Imana. Nabonye ibintu Imana ikora general atakora, abami n'ibikomangoma batakora, kuko abakomeye n'aboroheje twese ntawe udakenera Imana. Cyakoze bwana munyamakuru. Urabona hano nicaye? Ubu nicaye hejuru y'abantu. Nicaye hejuru y'abantu. Datumanirwa. Wakwirukishwa n'iki se? Wumvishe? Reba kuvisi yaremwe. Kuvisi yaremwe. Abantu bapfa buri munsi. Kandi ntawe barahamba mu kirere cyangwa mu ikoranabuhanga. Bose babashyira mu nsi y'ubutaka. Ngaho reba amamiliyoni y'ibikomangoma n'abami tugenda hejuru. Wabikuruye? Ushatse kumera ko twica hejuru y'irimbi? Hejuru y'irimbi gusa. Nawe reba abantu kuvisi yaremwe. Abantu bamaze gupfa, bamaze gutaha, bamaze kujya mu nsi y'ubutaka. Kora rero kukakire Badevanice yaririmbye ivuga ngo niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya kwa rubu nturiwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Nagiye gusengera umuntu Faisal, niho namenye ko ijuru riribaho. Yari umuyobozi ukomeye. Umuyobozi ukomeye. Nsanga acometse kuri machine. Acometse kuri machine. Dogiteri turi kumwe, umurwaza arahari. Baje kumfata. Ndagenda musengera. Ntangiye gusenga isengesho rigezemo hagati. Nge kubona mbona wa muntu ari konsanta imashine arazicomokoye. Atangira kuvuga ngo ndahiye we, ndahiye we, ndahiye we, ndahiye we. Noneho mena nk'umuntu isengesho ndaricitse. Kugira ngo twumve ibyo ari kuvuga. Ndi kumwe na dogiteri, turi kumwe n'umurwaza we.
mu minota irenze 3 atangira gutera imigeri, atangira gutera imingo ngo sinshaka. Mu minota 3 isigaye wa muntu yahise apfa. Uzi icyo bishatse kuvuga? Yari arimo areba aho ubwami yakoreye, abona ntashaka kujyayo. None agatera imigeri abyanga, ariko uko wagenje niko uzagenzwa. Inzira waciyemo niyo uzayobokamo. Yego. Mbona imbaraga z'Imana. Ubuse nabihere nkavuga ngo Ngewe ndashaka ko uturamburira neza uru rugendo rwawe, uburyo wabanyemo n'Imana, uburyo waguhamagaye wari ubitubwiye mu myaka yawe mikeya. Hanyuma turashaka kumenya neza uburyo wagendanye n'Imana, kuko tubwiye ko imirenge yose mu Rwanda, igihugu cy'u Rwanda wayigenze, kandi nta kindi cyakugenzaga ari ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wahembwaga nande? Wari uri muri misiyo yande? Ese nibura wari ufite ngamba ki kugeza aka kanya? Umbaje ibibazo bitatu reka mbisubize. Ngewe nahamagawe n'Imana, Imana nambwira ngo nkutumye mu murimo. Genda umbwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi. Kandi abantu bagomba kubujyamo n'abantu bejejwe mu mutima. Kandi ubwo bwami bw'Imana tubuherwa tukiri mu isi. Cyo ni cyambere. Nzenguruka igihugu cyose mbabwira ati rero mwihana mureke ibyaha. Nta muntu uzajya mu ijuru afite ibyaha. Yes, ariko reka nanjye nitanga urugero. Yego. Ubu mu myaka 40 n'ingahe mfite, hari ibyaha ntarakora. Ubwo cyaba batarakora n'iki mu isi? Ntago ndajya gusambana. Niba hari uwo naterese nabyandika muri comment. Nta muntu wigeze utereta? Ntago sinigeze njya gusambana. Wenda ushobora kuba utarasambanye, ariko gutereta naraterese ariko sinigeze njya gusambana. Icyo ni cyaha cyambere. Sinigeze nyoboka inzira z'ubusambanyi. Imyaka mfite sinigeze njya kwiba. Yego. Sinigeze njya kuraguza. Yego. Ibiganza byanjye urabona bimeze gute? Birera. Icyo nshatse kuvuga umwuka wasobanurira. Ibiganza byanjye birera inyuma no ku mutima. Yego. Nta muntu ndagambanira. Ndabyandika muri comment. Yego. Numva bavuga uburozi. Nta muntu ndaroga. Yes. Ushobora kuba utazi nuko busa. Sinane bubonaho. Ubu mpagaze hano kuri kamera, mu bugingo ari hazima. Yego. Yes. Imana ya mbere nayibonye rero aho biti Rusekera. Ubwo bishatse kuvuga ngo wowe uracyari umunaziri? Ngendu ahubwo mone kubwira abadukurikiye, abanaziri baracyariho. Abanaziri b'Imana baracyariho. Mbese uracyari muri bya 7? Ngendi mu 2007, ariko se nawe urimo da? Nawe urimo kubera nkurikije untangiye ubuhamya gute kandi nge ntaragenda imirenge yose ngo nubwo utagize ngo imirenge yose, ariko turabana ubuzima bwa buri munsi. Urabizi ko nkurikije abantu baguhamagara ntawe ndumva teza saga. Yes, nshingiye ku buhamya rero. Yewe rero buriya kuntu mbayeho nanjye njyakagabuye. Igitangaza cy'Imana yakoze bwa mbere. Yego. Igitangaza Imana yakoze bwa mbere. Ngiye navuye Iburengerazuba, Imana intumye muri Paruwasi Rusekera. Yego. Imana iravuga. Haryo ubwo Rusekera ni mu kahe gace? Mu karere ka Rulindo. Yego. Hakurya ya Kinihira. Irambwira ngo kandi ikimenyetso ngo haye urasanga abapastori n'abarimu n'umushumba bose bari aho ngo batarahava. Yego. Ngenda ndi kuhagira. Ngeze Nyabugogo ndatega Igicumbi. Ngeze Igicumbi ntega moto urukumva ngiye najyaga ahantu. Yego. Imana yampaye amakuru y'urugendo. Wari uzi ko nageze kuri paruwasi nkasanga bashoje mu nama, bagiye ku meza, ariko bari gusenga bavuga ngo tubohe ngo Imana ibazaniye umushyitsi wihuse ngo muze kumwakira kandi mutamuruhije. Imana yabiberetse. Usanga yaguteguriye neza. Narahageze. Nibo bishyuye moto kuva Igicumbi. Yego. Barambwira ati rero tugiye ku meza. Tujya ku meza. Bampaga kuko karyoshye. Agasema cyo sinakubwira. Uragahikenye. Nk'umuntu bari biteguye kandi batamuzi. Yego. Umushumba aravuga ati twaturi gusenga Imana iravuga ngo uraje. Ariko hari byo dushingiraho. Zana icyangombwa cy'ubuhamya bw'umukristo. Yego. Ndakibereka. Ako kanya bahita bambwira ngo ejo ku cyumweru uzabwiriza. Ndataha. Yego. Hashye bakora amatariki y'igihe nzagarukira. Igiterane gifatika. Yego. Ngarutse rero nibwo igitangaza cyabaye. Ndi mu rusengero rwa ADPR. Gute rero? Abaririmbyi bose bateranye. Yego. Abashumba bose bicaye. Yego. Uri kumva amakorana nawe urabyumva nyine. Hambere byari bishyushye.
ndabwiriza umuriro uraka umuriro uraka umuriro uramanuka noneho ngiye kugera ku musozo ngiye kubona mbona umuntu hagarutse mu rusengero arahagurutse bisanzwe ijwi rirambwira ngo uriya muntu uhagurutse ni umurozi yageze hanze yegamira hafi y'igiti cy'inturusu yego sha yaduhaye inzuki inzuki ziza mu rusengero konguki yadutongereye inzuki ziza mu rusengero abashumba abapastori amakorari zirazenguruka mu bakristo na kwa kundi tubwiriza duhagaze ku gatuti inzuki ziranzenguruka zinzaho babura umuntu babona inzuki wacana Yesu abakristo bagiye kwiruka ndababwira ati rero mwese mupfukame hasi ntago mwakwiruka ngo musige inzuki ninjye wasenze umushumba nawe bose bapfukamye narabaye ati Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo niba uri kumwe natwe tubabarira dukuremo izi nzuki wirinde ibyaha n'amakosa twakoreye mu murimo kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru yego iyo sengesho irengeje umunota narangije kuvuga ngo amena inzuki zasohotse wow Imana ishimwe icyo si igitangaza gikomeye icyo ni igitangaza gikomeye bazi uti byagenze gute za nzuki zavuye mu rusengero iteraniro rishoje riragenda zirya wa muntu wazohereje apfa yishwe n'inzuki yapfire ku rusengero yes yapfire ku rusengero nyene yahise apfa ko kanya ku rusengero yapfire ku rusengero reba inzuki zose zaramuriye apfa yishwe ku rusengero singe wahera ubu hamwe ntagarurwa mbere tubutanze ntabwo bumvaga ukibona apfuye hari igitangaza cy'Imana yo kibaye wumvishe wowe wumva ufite power igitangaza cy'Imana gitandukanye n'ibi bicupuriye batwereka ku mateleviziyo n'aba bahanuzi b'ibinyoma ngo kora kuri radio ngo tanga iki ngiki ngo ngwino tukore reverence igitangaza cye ni ikintu kikubaho mu buzima kandi kikubaho kigutunguye kandi gifite imbaraga yes icyo rero arapfa baramuhamba umurozi ubu mbona mfite inzu ngiye nubatse inzu hehe ku ivuko wayubatse uteze ngiye nakoze muri kaminuza y'u Rwanda Butare ubwo n'ubundi buhamye naririmbye muri korari Vumiriya hari abantu benshi bavango ntabwo twize bakaba buriya reka nkubwire birambabaza cyane bakadukorogoshora nakoze muri kaminuza y'u Rwanda Butare 2002 2003 2004 2005 2006 2007 nahavuye mu kwezi kwa 11 naririmbye muri korari Vumiriya hari umujyi wa Huye wose ku Mukoni hose icyarwa ni mu busitani isahera n'ahandi hose hose za Kinteko hose twajya kwasengera nazamugira hose ntaho ntazi none hari umuntu ukora muri kaminuza y'u Rwanda Butare atarize ariko se none se 2002 ko nari ndi umwana wumvishe akazi nakoragamo nakaye kampaye amafaranga yo kubaka inzu nase nyine nibyo nshaka kumenya nyine ko warukira umwana y'amafaranga yo kwiga icyo ni ikindi kiganiro kwacu kuko ndi kugitegura ndi gutegura ikiganiro neza gisukuye ndashaka kuvuga iki rero wabyumvishe muri uwo mwaka nasezeraga nibwo natangiye nivuga butumwa yego ya mafaranga nahembwaga yacaga kuri konte nanjye hajya kubaka inzu hakaba hari umukobwa wo kuri paruwasi yego babonye nzamuye inzu urabona mu misozi ni ugusatura umusozi kugira ngo inzu ibone aho iterekwa gusiza ikibanza noneho n'aka gafaranga nuko ninjye wa mbere watunze telefone mu murenge twayitunze turi abantu batatu mu murenge wose mvukamo mu murenge twatunze telefone turi abantu batatu wari ukaze nari inkazi icyo gihe mu gihe cyacu twari twambaraga amakoboyi mwana wumvishe telefone twayishyira hano y'amatorero mu murenge wose twatunze telefone turi batatu wari pochette bashyiraga kuri sentire ya danje na pastor Jean Marie nanjye mu rusengero nawe urabyumva nyene niwe mwari muyoboye twe twari tuyoboye noneho umukobwa w'imyaka 40 yego ubageze nko muri 38 kubera ntari impari arangambanira ngo yampaye amafaranga yo kubaka inzu kandi nkori Butare kandi na vice president wa korari igizwe n'abaririmbyi 120 arakugamba ngo rwose ngo rora ngo azandongora
umukobwa aripanga neza, abigambana kwa pasiteri, abigambana kwa mushumba, kwa mwarimu mu badiyakoni, kubera nyine yari akuze kandi aba ku rusengero. Amasomo nyine baramukomveka, bamwinjiza muri sisiteme. ngewe mvuye mu kazi nje mu kiruhuko, barampamagara barambwira ati rero uritaba inama, ndagenda. Ati rero umukobwa yakubakiye inzu niho kubumbishiriza amatafari, none uri kumurangarana. Uzi ukuntu navuze? Ndavuga ati reka mbabwire, arambeshyera. Nta sezerano ngiranye nawe, mfitanye nawe. Mpita nzamura Bibiliya gutya, ndavuga ibyanditswe muri iki gitabo, niba mbeshya ibyago bizanyisukeho. Ariko kubera batabyumvisha nyine kwa je, umvisha agahinda karanyica. Nkora amasengesho y'iminsi 2 ntarya ntanywa. Ndavuga ndashaka ko umukorera ikintu kidasanzwe. Yararigiye arwara ibisebe ku munwa aha ngaho. Umuntu urabyimba uhinduka nk'ungurube. Ari wo musengese? Ari njye umusengeye. Urabimuteye? Abimarana amezi 6. Dore kwa kanwa kawe. Arangije. Oya, arangije kugira ngo akire yihanye mu rusengero. Yote Imana imbabare kubashyira umukozi w'Imana. Puwe. Bigenda ugenda ubyimbuka ubu ni muzima. Bitewe n'ikimwaro yimutse ku ivuko. Yagiye gutura ikibungo Kabarondo. Kubera ku mwaro. Icyo nacyo cyatumye cyemeje aho mvuka yuko nahamagawe n'Imana. Yego. Yes. Icyo dukundira Imana. Icya gatatu. Yego. Nakoze n'igiterane mu Rwanda, nta muhanzi ntarakorana nawe. Hako se we ntubyibuka nitwakoranye? Ko nanjye Ingange twarasekuye. Ntabwo ubyibuka Ingange se? Buri Ingange kira giterane ninjye wagiteguye. Ntabwo uzi ko bitanze miliyoni 24. Arayara amafaranga rora. Mu Rwanda nta muhanzi tutarakorana. Dore igiterane. Dore amateka. Kandi n'amatora yose nari yazengurutse, ndangije ntanga icyifuzo ku mushumba arabyumva niyubakwe. Amen. Mbese ngo bari baramukuyeho. N'ubundi baramukuyeho ajya muri pansiyo. Akashaya ritoro naryo rwose rikujya rikura abakozi b'Imana kandi pe bagashyira ahubwo ibisambo. So ibyo Imana uramushumba ngiye mu buhamya nzi n'abakristo batangaga yari umushumba mwiza. Yari umushumba mwiza, ariko uri kumva ashobora kuba yaragonzwe n'amashuri, ashobora kuba yaragonzwe n'imyaka. Ibyo nabyo ni ibintu Jacques yarazi gutegura. Yaraje gutegura rwose. Wabyumvishe? Yego. Hano mu Rwanda nta muhanzi ntarakorana nawe, korali zikomeye zose zo mu Rwanda twarakoranye. Ko numva asabwa ari ugomba kumuvugiza. Kuki utaraba umuvugizi? So nubu reka ndi umuvugizi wa rubanda. Uzi icyo nshaka kuvuga? Muri ibyo biterane byose rero nakoranye n'umuhanzi witwa Safari Jean Pierre, aba hano mu mujyi wa Kigali. Dore itorero rya Kristo riratashye, dore itorero rya Kristo riratashye. Ubu twarakoranye. Dukora ahantu bita mu isantere ya Mahembe, mu isoko rya Mahembe mu kibuga kibera mu isoko. Yego. Haba haje umusazi. Mwumvishe? Ufite ibiro metero nk'umunani. Mu buzamuke. Uyu mu buzamuke kandi afite agatuza. Ngo niwe murinzi w'isoko. Uwo muntu uzaba mu Rwanda. Birashoboka. Yego. Noneho ansanga kuri podium ndi kubwiriza. Uri kumviye dutanga ubuhamya tukavuga naho byabereye, nta kinyuma kiba kirimo. Agacupa k'amazi arakanywa kose, arakanywa aragahuta. Aragenda ngo ducupa tw'amazi twose. Araza ngo tumusengere. Twari duteretse imbere ku bapastori n'abarimu. Wari uzi ko twose yatunguye abapastori bagiye kwiruka, akansanga kuri podium aho ngaho akango mu nsengere. Ubwo bagiye kumfata ngiye kwiruka, nkumva imbaraga z'Imana ziransuye. Ntiwakizwa n'amaguru. Imbaraga z'Imana iyo ukorana n'Imana aba ari ready. Yego? Twaramusengeye. Nubwo uwo musazi yapfuye, ariko yapfuye byaramutummutsemo. Mana shima. Nasohokanye na korali Heremoni ya Katabaro. Tujyana aho biti Butare. Butare twarajyanye. Ndi kubwiriza muri concert. Ngiye kubona mbona umusazi aturumbutsa aho ngaho. Baba we araturumbuka. Araza araba ngo nsengera we. Afite amadiredi. Arebeshe ijisho rimwe kandi rindi tarapfuye. Umusazi. Atepfukama. Abagiye ko niba hari mwari mugorori yoza hari nabandi benshi batandukanye. Yego. Akimara gupfukama mu bitana nk'ibyo ngibyo bya international nagenda nagimakasi mu ikoti. Dokada? Ariyo gukoresha ikizubwo. Kugira ngo nihaza umuntu ufite amadirede, kuko ari imisatsi y'amadirede itendera ku bagabo haba harimo izindi imbaraga. Ni kumwuka yarambwiye
ako kanya mpita mfata imakasi nyikura mu ikote kubera apfukamye ya misatsi ndayikata. ubu urusengero rwose wajyaga kubwirizagamo wabaga ufite imakasi mu ikote? Yes, nabaga mfite imakasi mu ikote, sinshobora kubura urwembe, sinshobora kubura urushinge, sinshobora kubura n'igikwasi. ubwo byabaga ari byo kugira uti urakoze. None si ipantaro nteye harero ipantaro gasaduka, ariko igikwasi n'urudodo ako kanya n'uguhita njya kubwihera nkahita mfunga. Yes, ibyo ni ibintu ni tekinike yivuga butumwa. Iyo ni yindi filozofi. Uwo muntu imisatsi narayikase, hamagara abantu turamusengera, na n'uyu munsi aracyariho, yarabatijwe abo mwana w'Imana. utambwira ko nawe ari mu bantu bari guhabwa inshingano? Niba yarize azazihabwa kubera dayimoni ivuye mu muntu aba umwana w'Imana. Ababaye cyari mu gisi. Icyari mu gisi. Icyo ngicyo rero nacyo ni kibare yakoze. Imana ko yakoze byinshi mwuka agira Yesu nabihera hehe. Reka nongere mbwire abantu badukurikiye, mu ijuru hari Imana. Amen. Nubwo insengero zifunze, insengero zikwa zifunze, hafunze amatafari, ariko zo mu mutima tuzisukure. Amen. Reka mvuge akandi rero. Nagiye mu giterane Tanzania. Hariya hakurya. Aho bita Mwanza. Yego. Twari turi kumwe na baroza muhando. Amafoto ndayafite. Nabivugiye ahantu henshi mu gihugu. Yego. Nagiye ku ngoma Karuranga na John. Nibo bampaye Sokovere. Yego. Uwundi bari batumiye niwo mu rindi torero duhuje imyizere atega inde ikirere ngiye niciri butaka. Yego. Ngezeyo Yesu sangana igitanda kivuye nkangaka kugira Nyabugogo. Tine Kigali cy'ibihugu birindwe. Kandi none urabona Imana yateyeho inyama kubera mfite urugo. Ubu n'umugabo n'uwihahira. Ubu warunanutse kurushaho? Nari nanutse mfite ibiro 38 45 ariko mfite 70. Kuko kureba byari biteye stress. Byari biteye stress ariko mu buryo bw'ukarende full tank. Tubona no kubwira abakirisi b'abana hari abantu bazi ko Imana ikorera. Ubwanganaga na bose babireba wa kera. Aho ngaho rwose. Naganaga na bose babireba wa kera. Turamushuhuje bose babireba wa kera. Imana yakoze ibintu bitangaza. Noneho bamu mwanya wo kubwiriza. Yego? Yego. Ni yego gitare nari nyizi ariko amasengesho yo gutegura urwo rugendo nayasengeye aho bita Kinyamakara. Muri Nyamagabe. Muri Nyamagabe hejuru ku musozi y'iminsi ibiri ndingenyine. Kinyamakara bamaze kwinjira Nyamagabe ni muri Huye. Ni muri Huye ni bateye urwa Nyamagabe. Uba wenda kwinjira muri Nyamagabe. Ni hagati ya Nyamagabe na Huye aho ngaho ku musozi. Yego. Gusengera hejuru byari byemewe bikemewe batarabica. Yego. Nkora amasengesho iminsi ibiri kubata Imana ndashaka kuzagendana nanjye. Ndagenda ndi full tank. Magaze kuri podium. Ngiye kubona mbona kana k'umwaka n'igice. Kansanze hejuru kuri stage. Gafite amatsiko yo kumfata ipantaro. Hejuru kuri stage. Akana kajya kungira nkagahunga. Akana nagahunga bagaseka. Ngiye nkikomereza umurongo ariko ndi mu murongo kibwiriza. Yego. Numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo umva rora Imana iratuzi. Umwuka aranyibukije. Korari washibutiyemo mu nsengero hari indirimbo ikora sabaho izi n'amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba. Haleluya. Amen. Imana yagwa icyubahiro. Ndafashijwe. Shareka nkubwira mu bugingo ni hazima. Siko umuntu yagujyana muri korari. Shareka nabaye nawe korari kandi rubimba nyine umuntu wagendanye n'abahanzi. N'abahanzi. Akana ijwi rikimara kumbwira ngo nutagatera umugero uraburi gurengero. Ngo nutagatera umugero ninge byabaye ko. Nutagatera umugero uraburi gurengero. Ijwi ry'Imana ko gutera kana umugero. Imana ryarambwiye ngo aka kana nutagatera umugero uraburi gurengero. Numvishe ubwoba bumfashe. Ubwoba buramfata uhereye mu maguru mu nzara, ubwoba buramfata ariko nihagararaho nk'umuntu uri kubwiriza. Yego? Subira inyuma nitonze. Costume tubwiriza turi za Nyaruguru n'ahandi ntabwo ariyo twabwiza turi Nyarugenge. Yego? Nari mfite costume y'ikibabi inzungu. Ariko nyambara ndi mu mwuka w'Imana. Nasubiye inyuma navuga ati Uwiteka Mana bibuka ushaka. Nagateye umugeri kikubisa hasi gahinduka ipusi. Akana ninge byabayeho. Iyo ntaze ugatera umugeri byari kungendekera gute? Ugatera umugeri ukanyagita gahinduka ipusi. Gahinduka ipusi. Iyo ntaze ugatera umugeri byari kungendekera gute?
tubona kubwira abadukurikiye ibyera byose ntabwo ari amata, ibitukura byose ntabwo ari inyama. Nimukomeze musenge, mube mu mwanya, hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ya pusi barayifata, bajya kuyinaga mu cyobo gifata amazi cyakira hafi y'ikibuga aho ngaho. Yahise ipfa. Bayinaga mu cyobo aho ngaho. Induru se ntiyavangu. Induru yaravuze nandi kumwe n'umupasiteri w'umusemuzi. Induru iravuga, ngiye nikomereza muri gahunda zanjye. Ndangije gusenga no kubwiriza, nkimara kwicara mu ntebe aho ngaho, ndasohoka banyereka ya pasi bayishyize. Ngo twashyize mu cyobo kinaga amazi. Gifata amazi. Bampaye amafaranga nshuti, amamiliyoni n'amamiliyoni, kugira ngo iriya pasi tutaza kuyitwika. Ndavuga ati ngiye ntago ngenzwa n'amafaranga, ahubwo nimuzana essence uriya mudayimoni tumutwike. Bazana essence. Buriya iyo umuntu yagiye kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu, aba afite protocol inshuti yanjye. Yego. Ngiye ninjiye nageze hano mu buryo bwubahirije amategeko. Ijambo rero ravuze, umvishe bararyubahiriza. Yego. Ya tuzana essence turatwika. Dutwitse ya pusi isha ivuga ijwi nk'iry'umuntu. Kandi bako nibundi wamuteye umugero ubona ari umuntu. Yari umuntu. Isha ivuga ijwi nk'iry'umuntu ngo ndahiye we, wa munyarwanda twasuzuguraga dukozeho. Umwuka urahera, sinjye wahera. Aho ngaho ntabwo twabonye Imana. Cyo ni igitangaza cy'umutse. Cyo ni igitangaza cy'umutse. Cy'umutse pe. Hari abantu batizeye. Uwo yari umurozi wari waje kuroga. Yari umurozi. None se nta muntu wegeze widekara nibura ngo avuye ngo nibura unyiciye umwana. Nta wigeze yidekarara. Ngaho reka mvuge n'ikindi cyabiri hano mu Rwanda. Iyo ntabwo impamvu mvuze bino bintu ntaho ngambire kwishyira hejuru. Yego. Abantu bamenye imbaraga z'Imana. Bamenye imbaraga z'Imana, ntabwo ari rora wabikoze, nta bushobozi mfite, ariko imbaraga z'Imana zidukoreramo. Yego. Nasomye n'ijambo rivuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana ngo ndabingingira ngo kugira ngo imbaraga z'Imana zidukoreramo. Iryo jambo narisomye. Yego. Nagiye kuvuga ubutumwa i Rubavu. Ngo simvuze akarere ka Rubavu. Ku Gisenyi. Ku Gisenyi. Mwariye mu paruwasi yegereye umujyi wa Gisenyi. Paruwasi ntago nyivuze. Ni ya ADEPR. Ntago nyivuze kubwo impamvu z'umutekano. Ariko cyumweru ndi kumwe n'umushumba wa paruwasi. Yego. N'abarimu. Baje kunyakira. Amakorari yambaye uniforme. Reka nkubwire gukorera Imana harimo icyubahiro. Harimo akabanga. Reba umuntu ufite ibiro 45 akakirwa n'umushumba, bashyizemo amakote, amakorari bambaye uniforme, wumvisha 40. Narinjiye mu rusengero barahungabana. Ati cyunguye ni weza kutubwiriza. Batangira kuvuga, wumvisha, ariko ngewe karume. Mu buryo mwuka ndi full tank. Kene n'uyu munsi niko mpamagarwa. Iyo nza kugira ibihe byiza mu iteraniro, bansengera mu nda hari kundya. Amara numva ari kundya. Ariko natangira kuvuga akagenda yizingura, aho nabwirije barabizi. Njya gusoza urusengero rwafashwe umwuriro w'umwuka wera, yakoze imirimo n'ibitangaza. Aho Rubavu byagenze gute rero? Ngira ku musozo w'Urubavu. Yego. Umwuka yarambwiye ngo rora, arongera araza arampamagara. Aturiya mudamu wicaye hari inyuma, witeze agatambaro mu iteraniro. Witeze agatambaro k'umukara. Ndamukunda kuruta abantu bose barahangaha. Ubwo umuntu yarameze ate? Yari umudamu. Ijwi ry'Imana uko ryambwiye. Nta kindi kintu ryarengejeho, sinabeshyera Imana n'imyaka mfite. Uzi ko byagenze? Ye baba we. Ubwo kubera nyine mvuga ubutumwa narize na theology, ndamuhamagara. Ngwino hano nkubwire. Ansanga kuri podium ari kwirukanka. Reba ndimo mbwiriza Imana yavuze ngo iragukunda kuruta abantu bose barahangaha. None abacuranzi batuzaniye indi mikoro, nta mugisha uvanze n'ibyaha Imana igira. Manza wature kugira ngo nako tugusengera Imana iguha umugisha. Amen. Reka rero nkubwire, yari umurozi uhagararira abarozi bose mu karere ka Rubavu. Kandi ari Imana yakundaga. None se Imana ikunda n'abanyabyaha. Ibintu ko numva binjemo ari umurozi uhagarariye akarere kose ka Rubavu. Yego. Aravuga ati reka mbabwire bakiristo baterane hanga. Kandi ari n'umudiyakoni. Yego. Ategura ameza y'umwami. Ntabwo abantu bari dukurikira bari kubyumva. Ari umudiyakoni ategura ameza y'umwami, ari ukaranga inkoko y'umushumba, ari umurozi. Wabyumvisha? Imbaraga z'Imana yo zaje rero, mwumvisha? Yego. Ntawe zitafata. Ahita bamuha mikrofone, azamura ukuboko kw'iburyo. Aravuga ati ngiye kwatura Imana iransuye.
munshe mu mpagarike ariko ubugingo bwanjye buzima. yego Avuga uburyo mu kimuga iwe mu kimuga yoroye inzoka 3 z'impiri zivuga amajwi nk'ay'abantu. utabeshye yoroye inzoka 3 z'impiri zivuga amajwi nk'ay'abantu. azororera mu nzi we azirogesha abantu amahembe. Urabona iyo amahembe bayakoherereje biza bimeze nk'isasu pafu. Ahantu hari umwenge hose hagatunguka amaraso. Zimutegeka yuko izo nzoka zivuga amajwi nk'abantu ajya kura umucanga muri sebeya awujugunye mu rusengero kugira ngo abakristo baza gutahira ijambo ry'Imana baze gutahira ibitoki. Yego yarihanye avuga abapastori yaroze bapfuye, avuga ingo yasenye, avuga abakobwa yazinze, abyihana mu rusengero. Mana we habaye iki rero? Barangije bari bahaterane hose barangije barakamera barakamera na telefone barakamera na telefone. Umwuka arambwira ati rero iyo igitangaza kibaye ntabwo kijya kuri media ngo bikwirakwira. Ndabona Imana itokoye umurimo wayo, none umuntu wese wabisibye wabifashe nabisiba muri telefone, natabisiba arasara. Yego rya jambo Imana inyujijemo kubwira babandi bose barabisiba barabyumva arihana. Umushumba amasengera. Yego nzi Kigali rero inkuru irasakuza, abanyamakuru bahariya bose baza bangiraho njya kugisha inama ADPR Sibomana Tom kandi dufite umushumba w'akarere ka Nyarugenge Masumbu Kuyosowa. umugisha inama y'ikisi. Urukumva impamvu nagiye kubagisha inama. Imana ikoze igitangaza kandi abanyamakuru bahariya bashaka ngo ya nkuru nyibahe. Urikumva ko yari mwoto kandi n'undi umukunzi w'itorero. Yego nubaye amakuru nubwo tuyashyize hanze ariko ntabwo twiza tuvuga paruwase, twavuze yuko hejuru y'imbaraga zose z'abadayimoni n'abarozi hari imbaraga z'Imana. Yego uzi ukuntu Tom yari umugabo mwiza wana. Tom yari umugabo mwiza. Numva abantu bamuvuga ubuhamya bwiza. Tom yari umugabo mwiza wana. Yarambwiye se abo banyamakuru bari kuguha ngahe? Ndabati ntabwo nzayo amafaranga bari kumpa. Ansinyira agasheke ko muri banki muri beka ati genda ubundi umuhanuzi agomba kunywa gacyayi, agomba guhanura yari Tom yari umugabo mwiza wana. Warize ko Tom yari umugabo mwiza, ansinyira agasheke umvishe arabati aya makuru yazigame ari abanyamakuru ntuyabaye. N'amasumu kwese namusuye muri biro ahita telefone Rubavu kubera yari yarahayoboye asanga n'ukuri aransengera atepfukama ngo usengera ariko ngiye gutaha ku system yari imeze. Masumbu ko waruzi ko yansengeye akajya akora mu ikofa ari gusenga nanjye nahumirije ndi kujya ndebesha ijisho rimwe akamoto azi ko nari kureba kandi mu isengesho agakora mu ikofa. Ati umuhanuzi agomba guhanura ameze neza, Imana iguha umugisha. Nawe yarampfumbatije amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 30. Urumva atari menshi y'icyo gihe regional 30 kiragera ni menshi. Warizi ko ari menshi no tubone no kubwira abandi ubundi kubona umushumba aguhaye akantu ukabona pasira aguhaye akantu uzamenye ko ari Imana igusuye. Uri umunyamugisha kuko twigishijwe ngo gutanga bizana umugisha twege turabaha ariko kubona yaguhaye ni Imana iba yagusuye. Aho naho nahabonye imbaraga z'Imana. Amen. Nahabonye imbaraga z'Imana. Iyo umurozi si Imana yamufashe. Iyi pusi agakana kahindutse pusi si Imana yakarangije. Ngaha ubwo birenze no kwemera, ni nabo bwa mbere mbyumvisha ibi bintu kuva isi yaremwa. Bivuze ngo nuko amateka yawe yagiye genda hindagurika. Ubwiriza na kandi nasengeye umuntu ufite ibiro 120 w'umudamu aruka ibikeri 7. Aruka ibikeri 7 uko tujya dusenga ibikeri 7 byose yarabirutse. Yumvishe uhagaze hamwe abakristo bari 2 n'umushumba ari kubireba ahita ajya muri koma baramutera mu mujyana mu cyumba cy'amasengesho bamuha amazi. Ubu ngubu ni muzima rwose nta n'uburwayi afite mu mubiri. Byari ibirogano. Hanyuma akubwira ko ibyo bikeri se nibyo bari baramuroze. Nese nkubwira umuntu wagiye kubyara w'umukozi w'Imana wumvishe mbere yo kugira ngo umwana ari ubanza hakabanza ingata mu Rwanda se mu Rwanda nyine
hasi ko batubwira ngo mu Rwanda ntago baroga cyane ibyo bivahe dukurikije mu bindi bihugu mu Rwanda ntago baroga cyane oya bararoga niba ariko nguko ibintu byagiye bigenda mu Rwanda bararoga wabyumvishe aho ngaho rero hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana amen nagiye kubwiriza Butare mboneho gusuhuza Pastor Jean Paul ku Kinteko yes Jean Paul yanyakiriye muri paruwasi ya Taba ku itorero hariya hirya mu Cyarabo hirya gatoya bari kubaka urusengero rwa etaje hirya ubwo si ingoma zuba ingoma ni ingoma najyanye kuri ari Heremoni barahageze ngewe rega ngira umutima mwiza iyo nabonaga ahantu bakeneye korari najyanaga korari wacu korari Heremoni yakatabari aririmba nshuti yanyu iyo baririmbye ivuga ngo dufite Imana ikomeye dufite Imana y'umutabazi umva umuyaga umwuka wera uri kugenda uhuha mu mitima y'abantu numviye korari ari urukerereza korari n'urukerereza korari Heremoni yakatabaro iraririmba kurusha izikora izindi zose bahabwa umugisha ntago ari njye wabikoze urabizi ko kuwa kabiri aribwo basengaga hari icyumba gishyushye kiruta ikinyarugenge kandi cyaberaga hanze twagiye tubona umuntu w'umugabo yikoreye ibyiyoni ku mutwe ibyiyoni ku mutwe igiterane cyari kiri hanze yikoreye ibyiyoni yaratungutse twese turiruka ibyiyoni ku mutwe biri hejuru ya bitatu ibyiyoni ku mutwe twese turirukanga nese uyu mugabo wikoreye ibyiyoni ku mutwe yarabijyanye bari babimuteje araza yicara mu rusengero yicara aho ngaho mu ntebe aho ngaho abyikoreye noneho tukaba dusodoka kamwe hariya urabizi ko habaga gurupe ishyushya y'abanyamwuka turazenguruka tugenda dutera intambwe tumusatira twakubise isengesho ry'umufiririzo bya mwoto ngewe narebye agafilime k'abasirikare bari ku rugamba yego k'aba Vietnam iyo batsindaga hadoye wabonaga bombe amasasu bombe none ukabona haduye arirutse avuye arirukanse akijwe n'amaguru iyo haduye yirutse rero wa musirikari humvishe wirukankanye haduye imbaraga yari afite zikuba nk'inshuro 1000 ngese nabaye nk'umusirikari naho gafilime nigeze mbona ariko ni inshuti yabo natwe rero ko twagenda dusenga dukubita isengesho ry'umuntu twakubise isengesho bya byoni biratumuka bimuva kumutwara bimuvaho mu rusengero abakirisitu babibona biratumuka biragenda ariko bimaze kumuvaho ku mutwe ahita yikubita hasi turamusengera ajya muri koma nyine n'umutwaro wari umuvuye yego noneho bamuha agacyayi gutyo atahari muzima Imana ihabwa icyubahiro Imana ishimwe pe ndumva warahuye n'Imana mu bintu nabaye mu nzu hano mu mujyi wa Kigali ngira ku musozo yego nabaye mu nzu hano mu mujyi wa Kigali yego mba mu nzu ipavomye irimo na barafu yego hurana n'umurozi nabaye mu nzu ndi umuvuga butumwa ntabwo bisanzwe ibyanjye biri hejuru naturanye n'umurozi ni umvishe akajya ndoga inzoka iyo nzu nayishemo inzoka 7 nayishemo inzoka 7 ukica inzoka ukongera ukarara mu nzu nayishemo inzoka 7 kuko ngiye mu myumvire yanjye no mu myizerere ntago mpunga abarozi ahubwo ndasenga umvishe umurozi akimuka rubanda mugira umutima ukomera tega amatwi rero wumva uko byagenze cyangwa abadukurikiye bumva imbaraga z'Imana ngisha inama umujyi yakuni dusengana arambwira ati rero uzagura amafi yamahwa uyacanire kumbabura wa mwuka na munuko nibisakara mu nzu nta nzoka izongera kugutera abo kuri uwo munsi nabikoze inzoka zikiyongera haleluya hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana Imana ihabwa icyubahiro noneho ikibazo kiva ntange mu mudugudu mwumvisha umukuru w'umudugudu n'umuyobozi w'umutekano baza kungira inama ngo nzemuke ndavuga ati ngiye sinshobora kwimuka kwabyumvisha nese bakanga kwimuka ushingiye kuki yirese ntago nakwimuka nimuka umuroze noneho icyo kiba kivuyeho kigera mu kagari baza kungira inama kigera mu murenge dore uko byagenze rero inzoka ya 7 nayikubitiye ku kibambasi cy'inzu
mu cyumba ya karindwi nayikubite mu kibambasi cy'inzu icengera ku muturanyi wanjye yego kuva uwo munsi iryo joro yari ari gutaka ngo pasiteri we ngo mbabarira we ngo ziranzuka ninjye wazizi guteza we dufata rekodi ba mudugudu baraza umuntu ari gutaka ayo ni amakuru byabaye hano mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamoza mu mudugudu wa Tetero ngo iki wabyumvishe noneho kuko yasengeraga muri indi dini yego bamugira inama yuko agomba kwimuka yimukira Bishenyi batarahasenya ageze Bishenyi akubitana n'umurozi umurusha ubuhanga nawe baramuroga yapfuye yishwe n'ibirozi ibyo yatezaga abandi niyo byamuhindukiranye ngambire kuvuga iki rero uko wagenje niko zagenzwa yego tuboneho kubwira abadukurikiye yego imbaraga z'Imana ziracyakora yego ntabwo imbaraga z'Imana zigeze zicika intege Yesu wacu imbaraga ziracyuzuye ubutatu butagatifu buracyakora ariko bukorera mu mitima yejejwe amen ijambo ry'Imana rero riravuga ngo dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi amen mbifurije kumanukirwa n'imbaraga zo mu ijuru mbifurije gukoreshwa n'imbaraga z'umwuka wera mbifurijwe kwera imbuto zikwira bihanye kugira ngo tubashe gusana igicaniro cy'Uwiteka mu mitima y'abantu yego nubwo ibiterane bitemewe yego nubwo ibihe bigenda bihinduka ariko tanga ubutumwa ku rwego rwawe yego Imana ibampera umugisha amen murakoze rora turagushimiye yes kandi turashimira abantu bose babanye natwe yes murumva ko nta hantu Imana itakura umuntu kandi nta hantu Imana itageza umuntu abavuga ngo Imana ntikora reka tubabwire ngo abayivuga nabi bayibeshyera tubagira inama barekeraho yes barekeraho Imana iracyakora niyo mbonye umuntu ari kwivuga nabi mwandikira urupapuro yego havuga ati wazajya umujya gusenga ariko uzi guhagarara ku ruhimbi ngo mfite teoloji ngo uri umulisansiye ngo wize post graduate uri igipampara abakicu bagasinzira reba nka uriya mugore w'ejo bundi bahaye kwigisha akabura icyo avuga yasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Matayo abakristo bose baraseka kubera iki kubera kudasenga no kudasoma ariko iyo wasenze umutima uri hafi y'Imana mwumvisha Imana yakuyobora mu magambo za kuvugira kuri podium umuhanuzi Matayo mu bahanuzi dufite muri Bibiliya abamo umuhanuzi Matayo abaho muri Bibiliya ntawubaho natubwira ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo tubwira ngo no umuhanuzi Matayo ariko ubundi babaha inshingano bashingiye so ntabwo tubizi ariko buriya ashobora no kwibeshya reka tubivuge gutyo ashobora kuba yarasomye ariko ibyo yasomye abadayimoni bari muri iryo teraniro bakabihuha bakabitwara bakamucanga mu kisha ariko hari akandi nari nibagiwe ariko nsozerezaho nabonye umuntu w'umunyacyubahiro yego w'umunyacyubahiro waturutse mu gihugu cy'Ubwongereza yego mu Bugesera twari turi kumwe n'umushumba witwa Ruyenzi Ernest biterane bagitangaje ku mugaragaro bamuhaye kubwiriza biramunanira bamuroza se byaramunaniye araseba aseba na masters aseba na doctor muri theology araseba kandi Imana itazigera ituma izina ryawe rituka yarasebye mpita nkomereza aho ngaho bahise mu Ruyenzi umushumba w'akarere arambwira ati ngo hitukomereza haradusebeje kubera nyine wumvishe bari bamuhaye umwanya ngo afite icyubahiro mpita nkomereza aho ngaho sobanura muri ya migezi ine iboneka mu itangiriro niho yasomye mbizana aho hafi mbikura aho ngaho mpita nsoma irindi jambo development shyiraho umusozo abakristo bataba bari mu mavuta ngaho nkubwira kandi gira ku musozo se ni byinshi ariko tuzakora ikindi kiganiro nabonye umuntu yego w'umunyacyubahiro twahuriye mu giterane yateze indege yego batwakiriye kuri hoteli yihanaguza ikariso mu giterane toka shitani yihanaguza ikariso mu giterane ayikuyeze
urakoze cyane. Ni ukuba aho bari baduhurije abakozi b'Imana batandukanye bari batugeneye ahantu tugomba kurara, ariko tukajya dufata n'iminota nka 30 kugira ngo dusengere uwo murimo. Uwo nguwo rero bamuzanye aje kugisoza, ariko tutarabanye. Uzi byakurikiyeho, we yaraje aruhukira kuri hoteli ngo bamuha umukobwa wo kumushyushya, ngo bamuha umukobwa wo kumushyushya. Uwo muvuga butumwa ni umupasiteri, ntabwo ari umuvuga, ni umupasitori. Ngo bamuha umukobwa wo kumushyushya, wumvishe, ngo kugira ngo aze kubwiriza, ngo atuje, ngo atekanye. Harya ubwo yari umukobwa wo kumushyushya cyangwa yari umukobwa wo kumukonjesha? Ntabwo tubizi. Nuko babivuze nyine. Yamushyize muri barafu ahubwo barapfundike. Noneho umva uko gahunda zimeze. Aracikwa, wumvishe, bitewe n'ibyaha yari arimo. Hashiduka amasaha y'igiterane atangiye. Arakaraba vuba vuba, afata ikariso y'umukobwa, yari ikariso y'inzobe y'umweru, wumvishe, y'umweru. Kariso y'inzobe baho. Ubwo nyine uwo mukobwa basambanye, wumvishe, wenda ubwo yari inzobe. N'urugero. Ni umwuka ubikuhishura. Ni umwuka akomeje kuhishura. Afata ikariso y'umweru. Yiba aribeshya, agira ngo ni umuswara. Ayishyira mu ikoti. Bibonesha amaso. Arabwiriza igicokere kimwishe. Akora mu ikote, noneho agira gutya. Akajya yihanaguza ikariso. Yagize ngo umuswara. Yihanaguza ikariso. Yagize ngo umuswara. Umupastori muzima. Yihanaguza ikariso. Wumvishe, yaraye mu hoteli gusambana. Wumvishe? Noneho twese turikanga. Wari ushinzwe protokole aragenda ahita amwirukana ku ruhimbi. Mbibonesha amaso yanjye. Ngambire kuvuga iki rero? Abakomeye n'aboroheje twese turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Amen. Abakomeye n'aboroheje, abize n'abatarize, yego, twese turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Tujye duhindura umushyitsi, hara tuba tugiye guhagarara. Amen. Kabiri, kandi tumanje twiyeze kuko umurimo ntabwo ari uwacu, ntabwo ari twe tutuma abantu bihana. Yego. Hamwe no gusenga, Imana izadukoresha ibintu bikomeye. Icyo akora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera. Umwuka wera n'abamanukira. Imana imanukire muri ADPR. Imana imanukire abahanuzi. Imana imanukire abujuje ibisabwa bagiye guhabwa imyanya. Imana umwuka wera yongera amanukire abasezerewe. Umwuka wera amanukire amakorari na nshingo bikorwa n'abadiyakoni. Abahanzi bo Imana yabagarutseho. Icyo ni ikindi kiganiro ndaza gukora. Bamaze iminsi barirengagijwe mu ndembo zose nazengurutse igihugu cyose dusengera abujuje ibisabwa. Ntabwo nigeze mbona umuhanzi aririmba, ariko amakuru mfite ni uko Imana yabagarutsemo. Abahanzi tuvuga ngo bongera batse umuriro rwose, batse umuriro. Amakuru yafite nakuye mu ijuru, kandi ikimenyetso kirahari. Abahanzi bacitse intege pe ngo itoro ryarabirengagije burundu, ariko bagiye kubagarukaho. Kuko impano ni impano umuntu ahabwa n'Imana, kandi mu itoro rya Pentecote mu Rwanda ADPR twemera impano zituruka mu ijuru. Izo mpano zishobora kumanukira ku muntu wize n'utarize. Erega buri abahanzi banatumaga iteraniro riryoha. Kuko ari umuntu wazaga mu rusengero akurikiye turirimbo. Icyo akora muzahabwa imbaraga. Abahanzi bafite imbaraga z'umwuka wera. Baririmba imitima ikegerana. Ngo umwuka wera nabamunukira. Kandi muri iki gihe abantu bahamya ibyo bizeye. Imana ntabwo icyo bahera. Tugira ku musozo rero. Yego. Bose tubifurije kugira ngo bamanukirwe n'imbaraga zo mu ijuru. Amen. Reka dushimira aba bantu bose babanye natwe, kandi tunababwira ngo murumva ko Imana yakoze ibikomeye. Nimubona turi hano mujye mumenya ko ari uko twibuka imbaraga z'Imana. Tukibuka iby'Imana yagiye ikora mu murimo wayo. Nimubona akenshi tuvuga dutanga ibitekerezo, nuko tuzi ko Imana ikunda umurimo. Amen. Kandi nuko tuzi ibyabereye mu murimo Imana dukoresheje bikomeye. Tukagira n'ifuhe rikomeye iyo tubonye ibintu biri kwangirika. Biri kwangirika. Imana ibagire neza. Rora turagushimiye. Murakoze cyane. Umunsi mwiza. Amen.